Mbahaye ikaze nanone kuri BVI Empire. Abantu benshi batekereza yuko kugira amafaranga menshi biterwa nuko umuntu akorera umushahara munini, ariko uko ntabwo ari ukuri. Ukuri nuko uburyo ucunga amafaranga winjiza ari bwo bugena niba uzagera ku bukire cyangwa niba uzahora mu madeni. Muri iyi video ngiye kukubwira konti esheshatu zagufasha kubaka ubukire n'uburyo bwo gutandukanya amafaranga ukurikije intego. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri BVI Empire nguhaye ikaze. Njye nitwa Jean Marie Vianney. Hano tunyuzaho ibiganiro bitandukanye bijyanye no financial business, bank, CRB, inguzanyo n'ibindi bifasha umuntu kugera kuri financial freedom. Niba ari ubwa mbere rero ntugende udakoze subscribe kuko ejo tuzashyiraho ikindi kiganiro kandi cyiza. Now let's go. Mbahaye ikaze nanone kuri BVI Empire. Izi konti esheshatu ngiye kukubwira, buri yose ifite umumaro wayo. Uharanire yuko izi konti wazigira. Niba utari uzifite, nakoze ibiganiro bitandukanye byerekeranye ubwoko bw'amakonti arimo kategori eshatu. Uyu munsi rero ngiye kukubwira konti esheshatu zishobora kukugeza ku nzira y'ubukire mu gihe uzikurikije cyangwa se mu gihe uzikoresheje neza. Konti ya mbere ni iyihe? Ni konti y'ubuzima bwa buri munsi. Ni konti cyangwa ushobora kwita daily expense account. Ni ukuvuga ngo iyi konti imaze iki? Ni konti ugenda usevingaho amafaranga y'ibintu ukenera gukoresha buri munsi. Ni ukuvuga ngo buri munsi niba ukenera kudepansa amafaranga, guhaha, kwishyura moto, kwishyura itumanaho n'ibindi bikenerwa, iyi konti igufasha kumenya neza uko ukoresha amafaranga yawe ya buri kwezi, kandi ikakurinda kuyangiza cyangwa se no kuyavanga n'ayandi. Inama kuri iyi konti rero y'ubuzima bwa buri munsi: buri kwezi shyiraho umubare ntarengwa ushobora kugukorera cyangwa se ushobora kugufasha, kandi wirinde gukoresha amafaranga ari mu zindi konti cyangwa se abitse ku zindi konti, ahubwo iyi konti yigenere kuyishyiraho amafaranga uzajya ukuraho ibyo amadepanse ukora buri munsi. Iyi ni konti ya mbere rero ugomba kumenya nje kukubwira. Konti ya kabiri ni iyi. Ni konti y'ingoboka cyangwa se emergency fund account. Ni ukuvuga ngo iyi konti yo imaze iki rero? Iyi konti uyishyiraho amafaranga agufasha mu buzima burimo ibitunguranye, mu gihe utunguwe n'uburwayi, kubura amazi, kubura akazi, izindi mpamvu zitandukanye. Ni konti imeze nk'agakingirizo. Iyi konti igomba kubaho amafaranga angana nibura n'amezi 3 muri konti esheshatu. Ni ukuvuga ngo niba uhembwa ibihumbi 200, iyi konti nibura igomba kuba iriho amafaranga angana n'amafaranga uhembwa mu gihe cy'amezi 3 kugera ku mezi 6. Iyi ni konti rero kuko ibyago ntibiteguza. Ni konti izagufasha mu gihe habayeho ibyago bitunguranye, byaba iby'umuryango wawe, byaba ibyaho mufitanye isano, byaba n'ibindi bitandukanye. Urugero, niba ukorera ibihumbi 300 ku kwezi, shyiraho nibura ibihumbi 900, shyiraho ibihumbi miliyoni, shyiraho, haranira yuko nibura iyo konti itajyaho nibura imishahara y'amezi 3 kuzamura. Iyo niyo nama ugomba kugira. Ikindi, amafaranga abatekanye kandi abikwa ahatandukanye nayo ukenera buri munsi. Urumva iyi ni konti rero ishobora kugufasha. Iyo ufite konti nk'izi ngizi zitandukanye zigufasha kugera ku bukire wifuza, kubera yuko uba uri gukoresha neza amafaranga yawe. Konti ya gatatu ni iyihe? Ni konti y'ishoramari, investment account. Niba ushaka gukura mu by'ubukungu, ugomba kugira amafaranga ashyirwa mu bikorwa bizana inyungu. Urugero, imigabane, government bond, cooperative bond, ubutaka, inzu, ibibanza,
n'ibindi. Iyo ni konti kwinvestinga cyangwa se gushora imari. Aho ni ahantu hatandukanye ushobora gushora imari ukajya winjiza passive income, ya mafaranga ahoraho ya buri munsi, ya buri kwezi niyo waba wiryamiye. Ni ukuvuga tuvuze muri real estate, tuvuzemo amazu, ibibanza, ubutaka, tuvugamo ko washoramo amafaranga. Hanyuma tuvuga no muri capital market, ko ushobora gushora amafaranga mu migabane, mu isoko ry'imari n'imigabane. Ushobora kugura imigabane, ushobora kugura impapuro mpeshwamwenda, ushobora kugura impapuro mvunjwafaranga, ushobora kwinvestinga muri government fund cyangwa se mutual fund, hahandi haba hari amafaranga washoyemo, amafaranga bari kubyara ayandi. Iyi ni konti rero ya investment. Niba uteganya gukora kimwe muri ibyo ngibyo, gushora imari kimwe muri ibyo nkubwiye, ufunguza iyi konti ukajya uyizigama kwayo mafaranga, uvuga ngo iyi konti ni ya investment, ndi gukusanyirizaho amafaranga nzashora mu kintu iki n'iki. Inama: tangirana amafaranga make, niyo watangirana n'ibihumbi 10-20 ku kwezi cyangwa ku munsi bitewe n'uko winjiza. Ikindi icy'ingenzi ni uko ugira gahunda ihamye kandi yo kongeramo amafaranga cyangwa se kongeraho amafaranga buri kwezi kuri iyi konti. Konti ya kane, nizere ko izi konti zose mwafashe agakaramu muri kuzandika. Ntiwihute ngo wihutishe video, ureke ugende wumve konti kuri buri konti, kuko buri yose ifite umumaro utandukanye n'izindi. Konti ya kane rero ni konti yo kwiyungura ubumenyi cyangwa se education self development account. Ni ukuvuga ngo iyi konti abantu bakize benshi bashyiraho amafaranga ku ruhande yo kwiga, kwihugura ubumenyi, gukora ama research, gukora market study, market analysis, marketing n'ibindi bitandukanye, kwishyura amahugurwa atandukanye, kwitabira inama z'ubucuruzi, inama z'ishoramari, cyangwa kwiga imishinga mishyashya. Iyo uzi byinshi uba ufite amahirwe yo kubona andi mafaranga, kubera ko ubumenyi wakiriye cyangwa se wungutse, new skills cyangwa se knowledge wungutse, zigufasha gukorera andi mafaranga. Niba rero uteganya kwiga, ukaba uteganya kwiga ibintu bijyanye n'imari, kwiga ibintu bijyanye n'ubucuruzi, kwiga ibintu bijyanye na investment, ukeneye amahugurwa, teganya ko ugomba kugira konti ushyiraho amafaranga ashobora kugufasha kwishyura ubwo bumenyi. Abantu benshi bazi yuko ubumenyi bwo mu ishuri, kujya gushaka diplome ukajya mu biro gukora, ari iby'abantu. Oya, ishuri riduha guidance. Iyo urangije ishuri ahubwo baba baguhaye gufunguka ubwenge bwo kumenya gushaka amafaranga, kureba uburyo wakorera amafaranga. Baba bagufunguriye umuyoboro wo kwiyungura ubundi bwenge mu nzira zitandukanye, mu ma research atandukanye. Inama: niba ufite intego yo kwiyungura, shyira nibura 5% kuri iyo konti by'amafaranga winjiza buri kwezi. Iyo konti izagufasha mu mahugurwa cyangwa se muri education y'ibintu bigufasha kugera ku iterambere. Konti ya gatanu ni konti yo kwishimisha no kwinezeza cyangwa se fun or reward account. Ni ukuvuga ngo ntitugomba guhora dukora tutaruhuka. Ni ingenzi rero guha amafaranga akanya ko kugufasha kwishima. Ubona abantu rimwe na rimwe barasohoka bakajya kuri beach, bagasohoka bakajya out ahantu hatandukanye n'aho birirwa cyangwa se n'aho bakorera, kugira ngo baruhuke, ariko bafite ikintu kiri kwinjiza amafaranga bashoye ku ruhande. Bakaba bafite iyo konti rero bateganyirijeho yo kwishimisha, gusohokamo, gukora house party, gukora ibintu bitandukanye byo kwishimisha nk'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Inama rero ngomba kukugira nuko jya ukoresha gusa igihe cyateganyijwe. Aya mafaranga yo kuri iyi konti niho uzajya uyakoresha. Niba ntayo wateguye, wihangane, ntabwo wajya kuruhuka cyangwa uvuge ngo ugiye kuryoha kandi nta mafaranga wateganyije yo kuruhuka.
ejo umwana aragusaba minerval, ejo baragusaba igikodesho cy'inzu. Konte ya nyuma rero ni iyihe? Ni konte y'impuhwe cyangwa se yo gufasha cyangwa se giving or charity account. Iyi konti ni konti ukusanyirizaho amafaranga ushobora gufasha, gutwerera, gutangamo gift, gufasha umuntu wagize ikibazo. Iyi ni konti igufasha. Niba uzi ko utayifite kandi uzi kugira umutima wo gufasha, ugomba gutangira gutekereza kuri izi konti, ugatangira ugafunguza iyi konti. Kuba si ugukoresha cyangwa se si ugukora ibyo wifuza gusa, ni byiza kandi bifite umumaro gufasha abandi, inshuti ziri mu bibazo, abavandimwe, imiryango itishoboye. Nubwo yaba ari amafaranga make, ugomba kugira konti igufasha gufasha abandi. Inama rero nguha ni iyihe? Ushobora gukora iyo konti ugashyiraho nibura 1% cyangwa 2% by'amafaranga winjiza buri kwezi, mu gihe waba ugiye gufasha ukazajya gukora kuri ya konti. Tugera ku mwanzuro rero, izi konti uko ari 6, making sure niba hari konti 2 cyangwa 3 zagufashije wumva wafunguza muri banki. Kandi niba ushaka gufunguza konti muri banki imeze neza, nakurangira kujya muri banki yitwa Jari SCPRS. Ni banki itanga serivisi nziza, igira konti zunguka, amafaranga yawe ubitseho kuri konti yunguka, uyikoresha buri munsi kandi n'amafaranga yawe ari kunguka. Jari SCPRS ikorera Nyabugogo mu Nkundamahoro ahateganye na WhatsApp. So, tugere ku mwanzuro rero. Ikintu ugomba kumenya ni ukugira gahunda no gucunga neza umutungo wawe. Icya kabiri, kwirinda gucanga intego cyangwa se kuvangavanga intego. Tandukanya intego utandukanye n'amakonti. Ugomba kumenya kandi ko ugomba kwigira ku byo winjiza, utarindiriye ko bizaba byinshi, utarindiriye umushahara w'abandi, utarindiriye iki. Ikindi ugomba kugira ni ukugira umuco wo kwizigamira. Ntabwo umuntu yizigamira kuko asabuye, ntabwo umuntu yizigamira kuko ahazi. Ugomba kugira n'umuco rero wo gushora imari. Ikindi, ugomba kunoza imyitwarire ku mafaranga cyangwa ku micungire y'amafaranga, ukagira ingengo y'imari, ukamenya ngo buri kwezi cyangwa se buri munsi ninjiza aya mafaranga, ngasohora aya ninjiza. Nusanga ibyo usohora biruta ibyo winjiza, tangira ugabanye ibyo usohora cyangwa se ibyo udepansaho amafaranga. Ntugomba rero gutangira ari uko ufite byinshi, ahubwo tangira muri duke ufite. Ukoresha ubushobozi ufite uyu munsi. Icy'ingenzi ni ukugira intego no kuba inyangamugayo no kugira disipurine mu kwizigama cyangwa se mu bijyanye n'amafaranga. Mwakoze rero kudukurikira kuri iki kiganiro cyangwa muri iyi video. Niba izi konti ubonye hari izo wafunguzamo, zose ni ingenzi, wahitamo 2 cyangwa 3 bitewe, buri konti ifite umumaro wayo. Wanazifunguza zose as long as wazifunguje muri banki idacaginga amakonti nko muri Jari SCPRS, kandi iyo banki itanga inyungu. So niba iyi video hari ikigufashije, ukande like. Niba ufite ikibazo cyangwa inyunganizi, igitekerezo cyangwa icyifuzo, utwandikire muri comment section. Hanyuma munsi y'iyi video hari link irimo video zose zijyanye n'ubwoko bwa business, zijyanye n'inguzanyo, zijyanye na CRB, zijyanye na entrepreneurship, zijyanye n'imisoro n'amahoro, n'izindi zitandukanye zifasha abantu gutera imbere no gukira no kwikorera no kwihangira imirimo. Uze kuyikandaho urebe video, uhitemo business wakora, uhitemo konti wafunguza, uhitemo umenye uburyo wasaba inguzanyo idafite inyungu nyinshi cyane, umenye uburyo wamenya banki iguha inguzanyo ku nyungu zihenze cyangwa ntoya cyane. So, wakoze kubana nanjye. Ibiganiro byo kuri Bivia Empire nakagaruka, duhure muri video itaha. Ciao ciao, bye.